Aha nanone turatangiye episodi ndetse 122 niyo dutangiye muri aka kanya. Twaherukaga ndetse Sekibi amaze kurimbuka. Uyu munsi wa none tugarukanye Nzayino arimo arungarunga. Wibuke mama wa Teta aracyaryamye hasi, akavuyo kabereye muri iyi nzu yari komparite y'ubwoba. Mwuka wera w'Imana yamanutse atwika Nyabingi ararimbuka, ndetse amaze kurimbuka maze ngo ndetse tugaruka hakuno ndetse ku witwa Mukanishi ndetse n'uwitwa Nzayino. Nibwo binjiraga baza kureba. Ako kanya mukuza abaza kureba ndetse barabaza ngo ese niki nakaye kavuyo karimo hano? Undi ati mabuja wawe yarimbutse. Ati yarimbutse. Ati koko ati agafaranga kanjye. Ati reka ntabwo bishoboka uranyishyura. Ati mabuja arimbutse ataranyishyura rwose. Ibiranga Nzayino bababajwe n'agafaranga, nta kindi ababajwe ngo yaramufite amezi 2 ndisi ukwezi kwa kundi kwari kuzashira ejo. Yo birababaza nshuti y'umusaraba. Uyu we icyo ari gukenera ni amafaranga. Ati nkeneye agafaranga kanjye. Ati niko nkeneye. Ati Nzayino mbabarira. Ati ibyo by'agafaranga bimwisize ku ruhande. Tugaruka hakuno baraje ndetse baza hanze aho ndetse nyina wa Teta aryamye cyangwa se arambaraye. Ese ni muzima? Ako kanya Pasiteri Sabi yamurambitseho ibiraramo ati yewe madahaguruka. Undi ako kanya aranyeganyega. Akimara kunyeganyega tugaruka hakuno nanone kuwitwa Tante wa Nyambo cyangwa se mama Nyambo, ndetse nawe wibukiye byamujugunye hasi. Abadayimoni nabo bamunize. Ese we bimeze bite? Na mahoro, ni muzima? Ndajya gukurikira unarebe. Sasa muri ako kanya ibyacu ntibitinda. Umukanishi abwira Nzayino ati mfasha. Ati hoya diti mbe mbabajwe n'agafaranga kanjye. Ati kuko ati nanagujije mu kimina. Ati none dore Nzayino yikoreye amaboko, we ifaranga niryo akiri imbere, kandi urundi ruhande koko yavuye mu cyaro aje gushaka urufaranga. Tugaruka hakuno ati madabyuka mu izina rya Yesu aramusengera, kubita imyuka mibi, kubita imbaraga z'umwijima. Muri ako kanya ndetse mama wa Fabiola nibwo yahagurukaga. Hanyuma mu guhaguruka ararangaguza, mu kurangaguza arahaguruka neza. Akimara guhaguruka wibuke Kiramani we ndetse byamushobeye yamucanze. Ako kanya ndetse arabaza ngo Fabiola Teta ati yarimbutse. Niko Kiramani yamubwiye ati hey, ati yarimbutse. Ati yarimbutse gute? Ati byagenze gute? Ati umukozi w'Imana bamusengeye. Ati bamusengeye. Ati uyu ni umukozi w'Imana. Ati Imana ishimwe. Ati Imana ishimwe. Azamura Imana icyubahiro aravuga ati mukozi w'Imana, ati unsabira Imana imbabazi, nakoze ibyaha byinshi. Ati kuba ndetse umwana wanjye yarapfuye, ati ni njyewe wabigizemo uruhare. Ati ariko ndakwinginze cyane, ati unsabira Imana imbabazi. Ati kubera ko nusabira Imana imbabazi, ati birabasha kugenda neza. Ako kanya nibwo yabwiraga Kiramani, aramubwira ati Teta yarapfuye cyangwa se Fabio yarapfuye. Kiramani arumirwa biramucanga. Ati he, ati nabanaga n'umuzimu. Ati cyane. Ati umuzimu? Ati nayo nabanaga nawe. Ati nayo naryamanaga nawe. Ati yo Kiramani bimutera agahinda, ubwoba bwinshi nawe mu mutima we. Atangira kwibaza byinshi, atangira kwibaza impamvu yaryamanye n'umuzimu cyangwa se abanye n'umuzimu. Ako kanya mama wa Fabiola aramubwira, abwira Pasiteri ati Pasiteri, ati nawe umusengere. Ati kubera yuko ati mu gihe utaramusengera, ati nawe hari indi myuka nawe muriho. Ndetse Kiramani arangije arumirwa biramucanga. Mama Teta yaciye bugufi cyangwa se mama Fabiola aravuga ati Imana yanjye ndagushimiye ko ikibi kivuye ndetse mu mubiri, ariko ndagusabye ngo Uwiteka umfashe nanjye mbe uwo mumaro. Arangije abwira Pasiteri ati Pasiteri turakoze cyane. Ati imbaraga n'amavuta bikugumeho. Ati nanjye nshaka ko uzasengera. Undi Pasiteri aramureba aramwitegereza aramubwira ati, abwira Kiramani aramubaza ngo ese ati uyu mubyeyi nawe nuwa hano? Ati hoya, ati nagaruwa hano. Aramubwira ati we madanga hitahire. Nibwo ndetse yatahaga ako kanya. Hanyuma ndetse Kiramani ndetse na Pasiteri basubira mu nzu. Nibwo basubiraga mu nzu. Hanyuma mu gusubira mu nzu ndagira ngo kurikira unarebe, mu kugera mu nzu nibwo basanzeyo ndetse
Nzayino yasaza ati bosi we ati agafaranga kanjye ati rwose ati mabuja agiye ari mutatanyishyuye. Ndetse Kiramani abwira ndetse Nzayino aramubwira ati Nzayi ati burya ati mabuja wawe yari umuzimu ati nabanaga n'umuzimu ati n'umuzimu ati yo yewe ati none nakoreraga umuzimu ati yo biranasekeje urundi ruhande birababaje ati nakoreraga umuzimu ati yego atari ko se boss ati urabona mbigenza gute agafaranga kanjye Kiramani yaracitse intege yarumiwe ndetse mukumirwa abwira Nzayino ati Nzayino tuzi by'amafaranga sibyo bijya mbere abandi nabo batangira kwibaza byinshi ndetse Nzayino ndetse we ashyira amaboko ku mutwe kubera agafaranga. Uwitwa Kiramani warumirwa cyane yibaza ibyabaye biramucanga arashoberwa yibaza impamvu imyaka yose yabanye n'umuzimu ntiyamenya ko yabanye n'umuzimu ndetse kuko amaze kubwirwa inkuru z'incamugongo uburyo ndetse yabanaga na Nyabinge kandi nawe ubyirebera wabonye uburyo ndetse uwitwa Fabiola cyangwa se Teta uburyo ndetse yarimbutsemo wabonye icyo yabaye cyo ndagira ngo ukurikire unarebe ako kanya ndetse mama Teta we ndetse biramucanga agenda yikora amaboko n'abataha nibwo yagendaga ndetse agenda yikubitaho yumiwe yifashe mu mugongo. Nawe ndagira kuri cyo unarebe filime igeza hababaza igeza ahantu ndetse hakomeye ariko kuva twagafashemo mu gusesengura Devira cyangwa se Sekibi turabasha kubana ndetse muri season. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba buriya iyo usenga Imana iri mu ijuru ikora imirimo n'ibitangaza kandi imbaraga zabera zijya zibasha kugira ibyo zisenya zikagira ibyo zitwika. Imana iri mu ijuru yangize igakora imirimo ikomeye igakora imirimo itangaje kandi umugambi w'Imana bari muremure umugambi w'Imana bari w'agaciro kubera ko Imana icyo yagambiriye iragisohoza ikabikorera kwiyubahisha. Ndagira ngo ukurikire unarebe nibwo Pasiteri Nsabi ndetse na wa Mukabinishi Fabrice bateruye ndetse tanti wa Nyambo cyangwa se mama Nyambo. Hanyuma mu kumuterura baramwerekeje bamera nk'abasohotse barasohoka barerekera Nzayino nawe ndetse asigarana na shebuja abandi barakomeza urugendo rwabo barigendera ndetse Nzayino asigarana na shebuja barakwereka. Tugaruka hakuno nanone tugaruka kuri Sorbo tugaruka ndetse no kuri Jojo nibo tugarutse muri aka kanya. Hanyuma mu kugaruka kuri Sorbo ndetse no kugaruka kuri Jojo nibo tugarutse haya masaha ndagira ngo ukurikire unarebe. Jojo no kuvuga ngo yararimo abwira Sorbo amubwira ngo Sorbo ati haguruka tugende tujye gushaka mama kubera yuko nibyo bibasha gutuma tumenya aho mama ari. Witwa ndetse na Naratuje aracecetse ariko ari kubwira ndetse Jojo ati wishuka Sorbo urimo uramujyana hehe. Ndaramubwira ati none se Sorbo ntago ari mama ati ni mama. None se ubwo urumva nudahaguruka tujye kumushaka urumva twazamukura hehe. Ndagira ngo uze nk'umwana we dufatanye tujye gushaka mama tumenye aho yagiye. Nyamara twe tuzi ko nyina yatashye yagarutse mu rugo abandi nabo bari ku mupango kugira ngo bajye kumushaka. Ese nyina baraza kumubona? Ndagira ngo kuri cyo unarebe ariko baramutse batujemo gatoya nyina baza kumubona agaruka mu rugo. Barakwereka ibyacu nibitinda bakomeje ndetse kubiganiraho ariko uwitwa ndetse Sorbo akavuga ati reka sinkeneye iyi myuka y'abadayimoni kiza kongera kuza kumfata. Ndagira ngo ukurikire unarebe kubera yuko ndetse uwitwa Nana kubwira ndetse Sorbo ari kumubwira ati Jojo buriya ni umuntu wagushuka ukagenda yarangiza akagusiga aho ndetse mwagiye akagusiga. None reba nanjye ibyo yankoreye ngenana none se wowe urabona ko byakunda? Ndagira ukurikire unarebe ariko ijambo ry'Imana riravuga neza ngo uko ushaka ko abantu bakugirira nawe abariko ugira gute ubagirira. Turacyakomeje season yacu muri aka kanya. Vuye tugaruka kuri Nzayino byamushobeye. Nzayino ndetse afite ikibazo gikomeye ari kubwira
abwira shebuja ati wowe kurizwa n'umugore wawe warimbutse ariko ngende kurizwa n'agafaranga kanjye kubera ko agafaranga kanjye niko kumumaro kandi ni nako ndetse gafite agaciro. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakwereka Nzayino yakomeje ndetse gucanganyukisha shebuja, aramubwira ngo ndashaka agafaranga kanjye kubera yuko amafaranga yanjye niyo afite agaciro. Njyewe nagujije mu Kimihina nzi neza ko mabuja azanyishyura amezi abiri. Buriya iyo umuntu yapfuye ntawe utamuryawe. Ni ukuvuga ngo ndetse Nzayino yahinduye ko ari amezi abiri. Ese koko ni amezi abiri cyangwa se ahubwo nuko yabonye ko nyirabuja atari bugaruke kuri iyi si y'abazima? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ese koko ndetse uwitwa ndetse Teta yapfuye burundu yarimbutse, nyamara nge nkurikije amaso y'umwuka mbona Teta azagaruka, kandi akazagaruka none ari ikibi bya nyabyo ndetse kirimbura buri muntu wese. Reka tubitega amaso, reka tubihanga amaso. Ndetse bakomeje kumuzengereza Kiramani, Nzayino yakomeje kumuzengereza ako kanya, ndetse Kiramani yamubwira ati Nzayiti reka ngo amafaranga reka nze nyaguhe. Urakura ese wowe kubundi wari umutindi, wari umukene, nta kintu wagiraga. Ati reka nze nkuzanire amafaranga. Ako kanya Kiramani yarahagurutse ajya gushaka amafaranga, cyangwa se ajya mu cyumba ajya kuzana ikintu cyitwa agafaranga. Hanyuma kijya kuzana ikintu cyitwa agafaranga, muri ako kanya ndetse Nzayino yasigaye yitegereza neza, aravuga ati boss se amafaranga yakura hehe koko ko nta mafaranga yabona ari bume? Uko muzi ko ari nyakwipfira nta kintu yagiraga. Atahubwa ati nanjye ati nkeneye kugira gute, ati nkeneye kumenya ibya boss. Kurikira unarebe. Barakwereka ndetse aba nabo barahaguruka ndetse bafata gahunda yo kujya gushaka ndetse uwitwa ndetse nyina. Ese bazamubona bagiye hehe? Katurore wibuke bagiye muri yanzu ndetse uwitwa Nana yari yaraburiyemo, niho bagiye kwa Kiramani. Ariko twamaze kumenya ko ndetse ikibi cyarimbutse. Ese birarira hehe? Barahagurutse barerekera. Kurikira nanjye nirebere, nawe wirebere ibyo utambaza, uhanga amaso nanjye mpanga amaso, tumenye iby'iyi filime uko biri buze kurangira ndetse mu gusesengura iyi season ya Nzayino. We ategereje agafaranga kuko arwata, ariko boss ubu ngubu sibye kwirarira amafaranga yakora ari buma, ahubwo agomba kuntunga kandongora nk'umugore we. Ati kubera yuko Kiramani yahuye n'uruva gusenya mune n'umukozi dododo. Ako kanya Kiramani yaraje azanye amafaranga, hanyuma akizana amafaranga, dore Nzayino dododo ati zana rero nkubarira. Ati zana. Ati hoya. Ati reka njyewe abari njye wibarira Nzayino. Ati sa amafaranga ushaka. Ati ako kanya atangira kubara dododo. Ukari kubara dore Nzayino dododo hehe dodo. Ati reka ngufashe dododo. Na mateka maremare. Uyu mwana w'umukobwa n'agafaranga rwarahize. Dodo egera hirya nkubarira amafaranga ya nyaguhereza. Araba ukaba dore Nzayino nari kubara dodo. Ameze nk'imbwa irekereje ishaka ndetse kurya inyama. Dore umutwe. Undebera umutwe wa Nzayino. Dore Nzayino ako kanya aramubwira ati amafaranga twatse kurimo n'ibihumbi 100. Ati dore amafaranga Nzayino ararahira aratsemba. Ati n'izina ry'Imana n'agafaranga. Ati reka ahubwo nako kigumanire. Ati mwari mundi mw'amezi abiri. Ati none ati gukora iki tuse ntabwo nabyemera. Ati nawe urayafata uyagumane. Ako kanya Kiramani avuga ati okay si sawa, ati nta kibazo. Ati reka ngo amafaranga. Ati ntacyo. Noneho arongera agira gute, arabara. Ukabara dore Nzayino umutwe ukari kuwugira ngo nawe ari kubara. Yewe ari kubara se, ari kubara amafaranga adafite. Dore Nzayino burya ari kubara amafaranga. Ako kanya amafaranga amaze kuzura aravuga ati reka ati haraburaho 5. Sha reka nkubwire cyo kora. Ati umva amafaranga aratsinze ati 5. Ati okay. Ati akira nabyo. Ati reka mbiguhe. Ati reka kunzengereza. Nayabara yamuhaye. Amaze kuyabara yose noneho aravuga ati boss rero. Ati none reka tujye nama. Ati nama tugiye kujya. Ati rero ati ninjye nawe dusigaye. Ati rero ati magafaranga ronge guhaha inyama. Ati tuteke. Ati ngutekere urye.
iyi filime ntuyirebe gusa wumva ko ari filime ndetse iyo kugira ngo wishimishe. Iyi filime irimo ibyigisho bitandukanye, kandi iyi filime iragaragaza imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'umwuka wera, kandi igaragaza ku bantu bakunda ubutunzi, bakunda iby'isi, badakunda ndetse ijuru, ahubwo buri muntu wese akure mwibye muri iyi filime. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakwereka ibyacu n'ibitinda Kiramani, ndetse wibuke agahinda afite n'uburyo yabanaga n'umuzimu na watabizi. Aya basi kadukomeze season yacu muri aka kanya. Sasa rero tugaruka kuno kuri Nana ari kumwe na nyina wa Pastor Sabi, niwe bari kumwe. Ese biraherera he katurore, barimo baraganira. Ibyo bari kuganira ndetse ari kumubwira ati ese mwana wanjye waretse tukabwiza ndetse upasteri ukuri. Ndate se atubuki n'igihe cyanyacyo ko yambujije koko, ati byaba ari byo byiza tumubwije ukuri. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ako kanya ndetse aramuga ati reka tube tubiretse. Bakomeje kuganira, hanyuma ibyacu nibitinda Nyambo aramubwira ngo rero ndagira ngo ntahe, ati bura tuzasubira. Undi ati aramuga ati wa mugani genda ataza kugusanga ahangaha. Ese koko ntamusanga hakurikira unarebe. Ibuke twamaze kumenya ko nyina wa Pasteri ndetse Nsabi cyanye na mama Pasteri Nsabi arwaye, kandi indwara arwaye akaba barabuze ubushobozi bwo kujya kumuvuza. Ariko Pasteri Nsabi ndetse yarangiza agapfira muri Kristo. Kubona umuntu nk'uyu wuzura umwuka wera ndetse akumva ko ntacyo mu bwaka bwa ati nihebeye Kristo nta kundi nabigenza. Barakwereka buri wese agira gahondesho ke, ndetse uwitwa ndetse Nyambo akomeza ndetse kuganira nawe. Aravuga ati none se mama, ubu twakora iki kugira ngo ubashe gukira? Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ibyacu nibitinda bakomeza kuganira, ariko amubwira akagiye no gutaha. Kurikira filime yacu ndetse wirebere ibyacu uko bihagaze. Tugaruka hakuno kuwitwa ndetse uwitwa Honorine. Ako kanya abonye ndetse mama Sorobo aza, ako kanya ndetse aramwishimira cyane, ndetse mama Sorobo yishimye. Ako kanya ndetse Honorine ndetse namuhoberana ubwuzu kandi afite agahinda, avuga ngo mama ni wowe? Undi ati ni njyewe. Atuze ukuntu bangiza, ati nari ngukumbuye, nari mfite n'agahinda. Yo urumva ko ndetse amusuzanya ubwuzu kandi aramwishimiye cyane. Ako kanya ndetse aramubwira ati abandi bagiye kugushaka kuko ati ndetse ati barakubuze none bagiye kugushaka. Ese bagiye kunshakira hehe? Ati bagiye kugushakira ndetse kwa Teta cyangwa se kwa hahandi ndetse kwa Fabiola. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ako kanya aramubwira ati zana nomero zabo tubahamagare. Barahamagaye, telefone zibakompoze. Ako kanya nabo barikanze bagira ubwoba, baravuga ati ese ati Jojo na Sorobo, ati mana we, ati sungu koko, ati none haba hari ikintu cyababayeho. Ariko aravuga ati ntacyo, ati mu kwizera byanze bikunze Imana bafite umugambi mwiza. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ibyacu nibitinda ndetse bakomeje ndetse kwibaza byinshi, ndetse uwitwa Honorine ndetse atangira kwibaza byinshi biramucanga. Ako kanya ariko ashima Imana ko mama Sorobo atashe. Haya basi katurore. Imana we byaramucanze, afite abakozi ni ba nyiramunwa gusa, abayumiwe biba byamucanze ari kwibaza imidomo yabo. Aravuga ati ariko mwagiye basi muruhuka kuvuga, muzahora n'iminwa gusa nta kindi. Ati kandi ibintu byabaye bishira hanga, ntimuzongere kumva muvuga ubusa gusa. Ati kandi sinzongere kubyumva. Ati Mitsuza ati Nzayina ati barongeye bashyushya urugamba. Sagiye barongera bashyushya urugamba. Kurikira unarebe. Sasa ibyacu nibitinda. Ako kanya ndetse uwitwa ndetse Nyambara hagurutse agisohoka. Kurikira unarebe. Ako kanya yakurikiranye ndetse na Pastor Sabi bahise bahura. Ako kanya aramubwira ati ndetse aramubwira ati Nyambo urakora iki aho ngaho? Undi ati aramubaza ngo urakora iki? Akimaza ngo urakora iki? Filime yacu nayo nukugenze. Ese birarangira gute ibyabo? Ese biragenda gute? Aramufashe kandi yaramubujije. Yo bye bye. Turabakunda, tubonane muri season itaha. Bye bye. Shalom.